Ruhaya. Miri uraho makuru yawe sha usigaye ucuruza ibyo bintu si ahubwo uguriraho nyine zana mbanze numve uko bimeze ibya mbere rizane mbanze mbyumve nyumva ari ryoshye mwese wakarabye ibyo byihorera biraryoshye tunyishyira ndabizi ewe tanga ufasha nyaka gashyiremo n'ibindi urashyira ewe urakoze ubwo amafaranga uze kuza kuyafata mu rugo nta kibazo sha yego kurangwa neza urakoze yewe kanumva uko biryoshye neza akaraka shyira umwana ibintu utumvishe neza ibintu biraryoshye ubu rero ukanashyira abana ndabemarira bazarya ibijumba n'imyumbati narabihinze nibadahaga bazarenzaho ibishyimbo narabajya ibiryoshye nakasi kaho mbayeho n'ibikimuka cyaramo se nagwa muri iri shyamba ubaye mbwira ariko kundeba isi mwirusha umugore ukimara gutwara inda ubaye ruhoye ubaye mbwira umenya wari ndamutse mpfuye ndabanzize mbwira ariko nkwereke ko intamba zamara ndabanzize agakobwa Miri muhure wani Miri yawe we umva wajuri we karama mama bangu kunabariza muri twara siba dore skora pfuye ramfanye ute ariko sero ndakumva umugabo wawe abaye wa muntu we ntago nanjye sinzi icyo abaye baretse kambwiye ko umuntu azize Miri nta wundi ngo Miri ngo ni Miri Valosa rero ikibazo rero gikomeye uzimpamagare mu mudugudu asifashemo ko genda uva genda ntagishobora halo ni mudugudu hano koro yavutse ikibazo bamerewe nabi cyane kugira ngo muze mukifashemo uko nge kwikemura cyananiye rwose mubanguke ameze nabi urahemwe kwa Ruhaya yego nese ko mbona Ruhaya aryamye hasi byagenze bite varati ibyo rero byatuyobeye
usanze aha aryamye hano arimo aramukurwa yenda kuruka byatewe ibye. gusa icyo tubwiye nuko vuga ngo azize Miri. Baze kakobwa ngo kitwa Miri, uri ko bazize ariko kutubwira. Miri kakana k'agakobwa reka nze mbereke bugira ari hehe ngo dutumeho Miri se aza tubwire uko byagenze. Bujuri umva ndabona iki kibazo gikomeye, reka mpamagare gitifu nawe azadufashe gukemura iki kibazo. Alo mwiriwe neza muyobo, twahuye n'ikibazo kwa Ruhaya. Ruhaya yikubise hasi ndabona asa n'uwahwereye, ngo yahuye n'umwana kakana k'agakobwa sinzi nimba mukibuka kitwa Miri, sinzi ibyo kamuhaye natwe ntitwari twabisobanukirwa, turagira ngo muze mudufashe. Sawa murakoze cyane. Mwiriwe twiriwe iki nta soni, umugabo wanjye aramukapfuye umenye ko uramuzira uramukurikira. No kutira guhubuka utaza kwisama wasandaye, tubanza tumenye ibyari byo. Ariko hagati aho ngaho urabona mudugudu yaje Latifu nawe agiye kuhagera, reka mbe ngiye gukora akabazo kiruti bagiye kuba ngiyemo, ndumva bari bubikemura. Yaje na Miri nawe yahageze, Ndabona gitifu ahageze, reka dufashe nawe. Muraho Muraho neza muyobo. ubundi se Ruhaya yabaye iki? Dore wa muntu we ngiye kumva numva barampamagaye, nanjye nje nsanga Ruhaya aryamye hano hasi. Barambwira ngo azize uwo mukobwa muri kumwe uri iruhande rwawe Miri. Sinzi ikibazo uko kimeze, hari Miri niwe uri budufashe hari akatubwira uko bimeze. Ruhaya Ega nimuvunike. Ruhaya ansanze ku muhanda ndi gucuruza bya bindi nyine ibiraha, bya n'ibiraha yayandi nyine. ashobora kuba yariye byinshi bikaba byamugaruye. niko Ruhaya yarapfuye da. Iki? Ruhaya yarapfuye. Doredo Yabaye nkako. ariko ine uru rudodo mureba nirwo yarazize. Uzi ko uru rudodo ari rwo rwari rumwishe. Bigaragare ko rero Ruhaya mu byo yariye ashobora kuba yarumizemo, ahubwo nimumureke ahembuke, hanyuma tubwire aho ibi bishobora kuba bihuriye n'uyu mukobwa ngo ni Miri. Ariko se Miri, izi ndodo nazo zari ziri mu byo wacuruzaga? Yewe Ruhaya yarahembutse. Ewe amadodo yarankozeho mana we. Amadodo we. Aya nawe ni urw'amenyo. Ahubwo Ruhaya rero abonye izina, kuko hari n'aho usanga ari amasenyi bavuga akoranye n'amabuye, twayita amabuye se nako ntimubimbaza. Gusa ikigaragara cyo abakora ibi biribwa bakwiye kwisubiraho rwose bagakora ibintu byujuje ubuziranenge. Ariko rero nawe Ruhaya wari ukabije kurya abantu, uragurikira aho wagishyiriye umwana ukacyadukira ukakirira. Kurya abana wowe uzi icyo ari cyo? Urabona njyewe narya abana? Reka nigendere Ruhaya, negereye gutwara. Ariko se Ruhaya mutuzi
ubundi ruhaya wowe wari usanzwe utwana na nzovu none na mudugudu ajemo kurya abana oya reka ibyo tubyihorere none se ruha wowe urumva icyifuzo cyawe ari uko miri yahanishwe umva sinamuca amafaranga 1,100 si yabibona cyangwa iki miri genda unkorera umufuka wuzuye amadodo uzana utereke hano iwanjye niyo mpande nguciye baya urumva umufuka wuzuye amadodo ugenda uwusoke urangiza uwuzane ese ruha ari ibiraha ari n'amadodo wasanze haryoshye iki agenda azane gusa azane ariko amadodo ndashyira mu ntuza oya genda wowe uzane umufuka wuzuye amadodo ushyire hano niyo mpande nguciye sibyo giti oya nibyo nimba aricyo cyifuzo cyawe nuko bimeze amadodo yonyine ndumva rero ikibazo cya ruha gikemutse kandi n'icyifuzo cye ngira ngo cyumvikanye kuri miri ngira ngo rero twakwigendera musigara amahoro ajya kajya kwicururiza ibiraha ahubwo muza mungurira ibiraha yo ese ubundi icyo nasabye kitari ikiraha ni iki wasabye indodo navuze amadodo urarutanze